ukagira ibindi bintu nyine nawe uza kuza kugeza ku bantu ushobora gukoma ariko ukanigishamo gake urabona Isimbi ntabwo yagize amahirwe yo kwiga ariko wavuga nyine nkuko waza mu Rwanda ukavuga ngo niba uzi Bruce Melody niba uzi The Ben niba uzi Meddy nanjye baramanze ko ndi kubwira indangenzi yanjye iyo nyine isi uba wibereyemo like you know ni yawe tu so ndimo ndakubwira ariko ndabona abantu bo muri comments barabazi man muri comment harimo abana bashona barabazi nyabanyarwanda ni indaya loloki yo muri comment ababoro barashona tu kuki biri kugera ahantu comment zikahita zihagarara no kubera iki like ndabona hari nk'uvuze izina uvuze akarimenya kure Kila Noir hari n'ubundi uvuze Kila Noir aba bana bateye imbere zamani ndi mu mandazi ngo Jason Love is it just that nigga he has a fucking big digging mukomana yaje niko yagishoye abantu dupipira tumana gwiki mbaro ujya kuri Twitter ujya kureba Jason Love no kuri kwimana Jason Love we Jason Love so good kura request sheri wanje you're here okay amara vugana n'umuhungu umwe arambwira ako gakuni mwatangiye ndari byananiye gukora request ndi umutuwe request kurena gute ese ko wambaye nkanje clean your camera how siri clean ntabwo ngira ngo irashaje which phone do you have I'm trying to on another light. Why is this light not coming on? Ni amatara makeya ni sanga ngaho burije oya ntabwo bwije like ni saa 3:39 ndi Barcelona uri Barcelona choka Isimbi kare sebo amakuru se Barcelona amakuru ni beza ariko se twe tuzabigeraho ryari kugira gutyo umuntu akumva Barcelona ahandi agakumva ngo sinzi ngo mu Switzerland ahandi agakumva Nigeria ahandi agakumva Kigali ngabantu baraye banduta none barambonye ngo baraye bakurota z'abanyarwanda ngo baraye bakurota hari umuntu mbonye comment zavuga ngo shanga uyu mwana namurose none ndamubonye Abenshi abanyarwanda bararabandota amakuru se makuru ni meza. Why did you change your name? My name No, seriously. Umba byatiku byawe oya ngene itiku bini ibintu abantu bose bashaka kumenya none se nawe warabi ubyibaza ha cyane like it's branding, like you're branding yourself. Like if you were called Isimbi Noeline for a long time, what would you change? Ubungubu, you see how many people we have, like 800 people? Yes. They should be, but kuba bari nk'igihumbi iyo aza kuba handitseho Isimbi Noeline. Chakirenga. Ariko ubungubu baraguma baza basanga ari wowe bagume baza, like ntago baza vuba. Because now it's like Dumbaa going live with Lex Lux. Was it Lex? Lex Love. Nyine bavuga uwo Lex Love ni bane nizanzerere zidumba kutuzanira. Umva nya abantu bahora bimbaza buri munsi. Ukababwira iki? Hoye impamvu nahinduye na decidinze kujya mainstream porn, so I had to rebrand my name. Because you cannot use your real name when you're signing contract with companies, so Bari Isimbi Noeline ni izina rya riri ku mpapuro. Noeline ni izina ryanje, Isimbi ntago ririho ariko Noeline ririho. So no kuvuga ngo Isimbi na ryari izina ryanje nuko nyine like
nyine habaye nyine ibintu bimwe bimbaho bituma amazina yanjye ahinduka, ariko ubundi amazina ababyeyi banditse ni Isimbi Yvonne. So Isimbi Yvonne. Ako si mpora mbivuga ubundi niyo mazina ababyeyi banditse. Ni wari guhindura ariko ugasigamo ikintu kitari ku mpapuro zawe, ariko twamenya ko amazina yawe menshi tuyazi. What? Ni kuvuga ngo iyo nyine like iyo ugiye gutangira nyine gukora like X movies nyine like professionally, kuko tuvuge nkiri gukora n'ama company ama studio hari ama contract menshi, hari ibintu nyine byinshi wuzuza by'ibipapuro nyine bya for legal purposes, kumakinga sure ko nyine uri safe n'ibiki. Uza abanyarwanda nk'ubu ngubu hari akantu mvuze nzi neza ko abanyarwanda batamenye. Urakaza ko nimo akonzi ko abanyarwanda batamenye. X movies. Nawao ngo ni poro. Akantu X movies buri abanyarwanda ntako bamenye. X movies it's like ubundi muri industry hari amagambo abiri ubundi abantu bakoresha, sibyo? Safe for work, that's like NSFW. That's like content ziri nyine zigamisha of course kuba ziri X niki, ariko nyine bishaka kwerekana ushaka nko kuri Twitter cyangwa kuri kuyandi ma social media nyine yemera ko ushyiraho X content, kugira ngo nyine umaking sure ko umuntu uje kuri account yamenya ikintu kiri kuri account yawe, wandikaho not safe for work. You get? Not safe for work. Yes, that's like NSFW. So X, it's like, X nta kintu meaning, like it's just like nothing. There's no meaning for X. X kwa kuri bavuga ngo X plus y ni ukuvuga ko X itazi. X is X Malcolm X is Malcolm X, like he didn't want to have a surname, so yita X. X basically ni ikintu iyo uri kubikoresha nko muri sentence n'ibiki cyangwa ari ibintu ushaka kuvuga, nta ushaka kugira ngo be safe, ntushaka kuvuga ariko hari n'icyo ushaka kuvuga. Okay. So rero iyo uvuze ngo X movies, it's like it's a safe nyine word to use, ariko umuntu bizi amenya nyine gahunda. Mu Kinyarwanda cyoroshe nk'icya Dumbaa twavuga gute? Umugeni wa Apollo. Sikawani kandi nibyo. Wavuga ngo yandaya ndakoreka kubwire tu fite amagambo menshi yo kuvuga, naracha kuri kintu nakunda abanyarwanda, uretse wenda ko bifata bakajya kuri Twitter yanjye bakajya screenshotting bakajya kubyohereza ababyeyi ba family banjye, wagira ngo ntibabizi, ariko barakoze iki barabonyeho. Ariko Isimbi muzanza na umunwa na mimi najua kuongea hapa, tutachagana. Ese reka nkubwire, hari umuntu ujya mu mutima wanjye nkumva nanezerewe, nkumva I just love them. Oya cyane nkubwire ni mpamvu njye bizi ko nkwikundira pe, ni mpamvu njye muzareka tujye kuri live ngira ikintu mvuga. Hari ibintu bari musubona kuri YouTube nkabona birambabaje, ariko nyine ngiye ntibamenyera, kuko wamenyera uri hereye ko nta muntu ngiye ntunze. Urumva umuntu akantu karaba gatoya cyane bakamuvuga bagakora amacano bandi bakabyuginga umuntu wabwiye YouTube abanyarwanda yabakoze ahantu yarabashorogoto n'ukuri yabashogoshoye, wagira ngo noneho ubundi nende kureba CPM mu Rwanda mbona namayera 2 per 1000 views, ngariko ngo nikazi ubu ngo basigaye baramenye ubwenge, ngo basigaye babwira umuntu muri Canada avuga ati ngaho se mfungurira cano umwana we wacu, ubundi uyitumpereza login zayo kugira ngo njye mbona CPM yo muri Canada. CPM yo muri Canada is like $20 a bill or €20 per 1000 views. What play in the ads? Noneho shandori ndagenda ndareba umuntu arivugira akantu
Yesu Kristo we nibyo babonye content umuntu afata channel akimviting umuntu buri munsi none wajya kureba none ikintu kinsetsa na thumbnail bashiraho ngo reba ibyo kanaka ngo yavuze kuri kanaka ngo reba man ariko yereka mbagira inama niba udafite umutima ukomeye please niba uzi ko utari nka jihad sibyo ujure ibintu bya kuko nta kintu ayo mafaranga yes ndabyumva wenda ufite wenda YouTube channel wenda mwumva n'abanyarwanda byo mu mafaranga bagira ngo ni za miliyari niyo wabona na 300 cyangwa 500 birumvikana amadolari 500 yavujije mu manyarwanda is almost 600k na ministry ntayakorera birumvikana kubera ekonomi abantu babamo urumva kuko ngiye ngo wenda ntabwo navuga ngo wenda ngo channel niyo mpamvu ubona ko ngende ibintu byo gutangira YouTube ndashaka ntabwo nari ibintu navuze ngo ngiye gushiramo like imbaraga cyane sibyo kuko mbavuga ati ndashaka content izaba relevant izarebwa n'abantu just nanjye rukomeza exactly apana kwicara nkavuga umuntu mpaka amacancwe mu kanwa hakuma nkambera nkakanura amaso waba uvuga ntibirebwe no hari ubona bose bafite abaviews 500 kera abantu bakoraga ibiganiro ugasanga ikiganiro nk'icyo cya kitamagiki gifite ibihumbi 40 50 ugasanga sabe kubera twari tuzi ko hari amacano nk'atano cyangwa 6 ariko ubu ngubu kubera ubu YouTube bwinshi uragenda ugasanga kariya gafite ibihumbi 5 kariya gafite 2 kariya gafite 4 ukabura cano ifite ikintu kinini mbese ukavuga ati bose barahombye Eka nkubwira none nsigaye kubera ko no YouTube nayo ntabwo sinzi ukuntu bameze tuvuga nk'iyo ufunguye nka video imwe yabera abantu sibyo kuri aba bavuga nyine ukayifungura next time ufungura YouTube tieri yose bayuziho ziracana n'abantu following bandi commandingira n'abantu na following n'abantu ni followingira cyangwa na subscribe na content zabo ntubabona abo following bati bazana bravo bwinshi shanga vuga uzi ko na Isimbi batakiri comedinga Isimbi TV sabe nawe nago yorose ari ibiganiro bya Sabura cyabibona baracyabikuza ngewe ntabwo babinzanira gahari gihe wa mugore mu pastor yagiye kuvuga ko umugabo yapfuye niba umugabo niba ari ngari umuntu wafashe irembo niba ari nibyo bintu byonyine tsigaye mbona kuri tieri yanjye fa gufungura gusa ngo dore cyo kana kavuze ngo guri ngo pasteur Mutesi niba ari Mutesi niba ari Mutoni ni Mutesi shamana cyakura byagize igihe numva ndamugiriye impuhwe mana numva birambabaje n'ukuri ese ibiryo urimo urarya birimo urusenda oya kubera kuvuga cyane inyami irampagamye kira urakoza ahubwo kandi nsome tuzi mu kanya ariko nyine like honestly speaking hari content cyakora nubwo gasuku irangira amabinga nyanga niba sinamenye niba ari umugore cyangwa n'umugabo mbamona byose abifite ikinyabibi niba ari amabere arayafite niba ari ikibuno aragifite ariko hari ibintu yavuze nubwo uretse gasuku niba ari amabere arayafite niba ari ikibuno aragifite buri make gasuku ubundi azatwereke niba atari nyirabibiri asigira wo mu nzi zingana gute tumuzana amabere angana none nabonye inuza bamwambitse isuke neza wagira ngo yaronkeje nubwo reka nkubwire nubwo gasuku yifashe kuri amugabo ngo data ariko n'ubundi ngewe ntago like byankozeho like nk'iminota nk'ingahe ariko bita bimva kuko n'ubundi se isko utari isko uraho nyine like nushaka niba shaka afate bato yose bagende bajye no kumushaka muri wese abari bajye bamukuramo banamugoboremo ntakazike ariko ejo ndetse navuze numva nicyo yaravuze ngo ntago abanyarwanda bakora upfa gufungura ka YouTube channel nguru umunyamakuru ubundi nguru umwinfluencer ubundi nguru content creator be creative that's what if you say you are a content creator
you gotta be a creator. Like you can't just be talking nonsense. That's what ubundi nta nubwo muzi na meaning ya content creator. Be creator nyine, be creative. Be creative, right? Ba creative. Reka ubonye ngo nuko ngo cyakara sabara barisha sabe izani aka trend mukagiyeho murakuriye kwe. Abana baba baribye urudingi amabrande yabo barakora ijoro n'amanywa urangwa urimo uracira inkonda umunwa wumye wumagaye nta n'amazi yo kunywa ufite urimo uravuga abantu buri muntu asigaye afungura akayuti. Nicyo kibazo sasa rero, kugira ngo umuntu abone ko, kugira ngo umuntu arebwe muri ino minsi, you either has kurira umuntu wakoze izina. Sasa ugasanga sometimes ntabwo biri appropriate, ntabwo birimo, ntabwo urimo urakora content. Ndabyumva ahubwo wenda no kuvuga kwenda nk'iyo umuntu YouTube is a very big platform. Abantu bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Urumva kuvuga ikinyarwanda ntabwo ari ikibazo iyo uri gukorera content iki abanyarwanda, audience y'abanyarwanda nta kibazo pe. Ariko hari uburyo ushobora kuba iki, ushobora kuba diverse, like ushobora kwagura mu hari content nyinshi ushobora kuba buriya si ngombwa ngo uvuge icyongereza cyangwa uvuge igifaransa, ariko byibuze ni mugerageza no gukora subtitles, kubera ko buri mubwire nuko njye nyine atari ibintu navuga ngo ngiye gukora. Wifashe ugafata izo kamera zanyu mwaguze zifite zinahenze zimeze neza, you have a DSLR camera, you have a good camera, take your camera sheri go ujye mu kirungu. Ubu ngubu nta nubwo bisigaye bihenze ku banyarwanda. My dear, mbahereze idea. Ugiye muri kiriya kirunga na kamera yawe ukavuga mu kinyarwanda cyawe, ubundi ugashyiraho subtitles z'icyongereza, wagira fan base nini cyane. Ntabwo ari ngombwa uvuga icyongereza. Ntabwo ujya ubona hari umuyutubu wageze kuza mu Rwanda w'umwarabu, content zose ziri mu cyarabu no kuri ndaza kuza gushaka izina ryenza kukohereza kuri Instagram, no kuri Instagram ze, no kuri Instagram cyakoretse kuri YouTube, but ashyiraho subtitles ebyiri. Aravuga mu cyarabu agashyiraho subtitles y'icyarabu na subtitles y'icyongereza. Ariko like almost I don't know how many millions subscribers on YouTube. Ariko ntabwo uri creative. Kagame yaduhaye u Rwanda rwiza, u Rwanda ruri kuri mapu, urumva wicaye ugasesengura ikintu mu kinyarwanda ugashyiraho subtitles z'icyongereza, kuko ntabwo ari ngombwa rwose ngo ubuzi no kukivuga, urumva wa subtitles wareba. Wabonye yaca no yitwa ngo ya Freemax ijya gushaka abantu bafite ubumuga hirya no hino. Wabonye ko rubanda bivugira mu si wabonye ukuntu amastora ajya viral se kubera n'abanyarwanda bayarebye. Oya kwera mu muri w'icyongereza ashobora kugenda ahantu hose. Sinzi ngo ni yande, I don't know, uretse wenda ko an export, I don't know niba exporting abari abantu cyangwa se niba ayo kuko niba abantu badonatinga ayo bafasha. Ariko urabona ko abantu bavuga agakora content zo mu Rwanda, uriya muri creative. Zimwe zifite akamaro, wenda izindi zigaragara nkaho exporting people because of money. Hari comment mbonye hasi ngo indaya turahuye. Ese ngiye ko ntari kuzibona. Ntabwo urazibona. Oh, sorry. Can you go off and come back if you really want them? Okay. Go off and come back. Ndajya off. Yego. Naho ugeze. Ugeze habi muko. Noneho try to request. Gerageza requesting urebe. Gerageza requesting. Abantu mumbwire ngo nzane Godfather, murabona we yabisabye kuza. Shaka kwishanura. No kwishanura. Isimbi try and request.
Okay, yes, I can see your request. Ako tinya ko narindi mo ndashakisha Isimbi Noeline. Nibagiwe ko ngo Lix Luvi ngo Lix Luvi. byakunze. Urazibona? Mm. Mbwira ikintu kigiye kumbaho. Ibyo ugiye gutangira gukina prono. Menya ko I'm never gonna have sex again. Ubu ndaguma ndeba prono zawe nkubita kanyamerika. Nkubita kanyamerika. Wowe umenye ko ewana ugiye kuba umugore wanjye kumugana. Uyu munsi nashutinze na brothers. My dear, ngiye kugira exposure. Ako so ubundi brothers urayizi. Nanjye ngibyo ndi kukubwira. Icyo nzi kibyo ari byo byose ni ukuvuga ko ari company twika cyane. Oya, brothers ni corporation, ni Pornhub, brothers, Reality Kings, all the big porn industry, like big companies. Oh, when the big companies. So within the corporation, like it's a corporation, of course, with a board. So Pornhub, brothers, Reality Kings, Bang Bros, all these Hey, brothers and easy. Brothers, yeah, I say it. Yes. Brothers and so ni corporation imwe rona Pornhub ni company. Brothers nagumaga ajya kugenda kwirebera uduprono twanjye ko wambwa wakasuku ngo gake. Ngasuko sari he. Gasuku siza hana ari amasaha baryamye. Ngasuko avuye muri shift 5 akora muri Amerika. Mwana wa. Ariko reka nkubwire sawa. Abantu batekereza ko Burayi arika ariko uri shasheri nagize Barcelona ari heza. Barcelona haratwika. Kutwika ikisheri nabonye abana babiravura bari gucuruza cagwa ku muhanda basa nabi numva narira. Abana s'abanyafrika babahungusha bameze nk'amayibobo. Nano kugira gutya polisi nyine nko kujya mu Rwanda polisi kakwiruka ni nyine nabazunguzanye. Muri Spain. Shawe nukuri nabibonye none nabirebye nkajya mbyirengagiza twawuza amaso gareba ko wayo bakabyumbira buri umbonye. Umfa. Hageze ejo mu gitondo mvuye Hungary nibwo nari mvuye gushutinga nandi makampani. Noneho producer kuko mundi brothers shootinga mu bihugu bigiye bitandukanye sibyo tuvuge nka Canada baba bafite nka production bahiring a production company like sound guy cameraman. Wari Barcelona kugira ngo shooting nuza na brothers yeah okay nibo banzanye hano like iyo bagushaka bakubukinga muri agency agency murana nayo barangiza nyine bakamukumvikana ibiciro n'ibiki ubundi barangiza bakuzana bakakugira nuvuga ngo it's like very professional, it's something that is very safe, it's very professional. You could date you could na team nziza ufite like everything you need they provide for you, like a hotel. I mean a hotel they paid for. They paid my flights, like everything they pay for you, like then they pay. Ariko nubundi barabyishira ko nubundi babaza gukora amafaranga, of course, like you folk. Like do you live like you do you live like a grammar life like uri muri like 5-star cyangwa iki? Oh yeah, ntabwo ari 5-star. Like when they put you in a hotel, it's not like a 5-star hotel, but it's a good hotel. I mean, it's just niba uzuka niba wenda uri bumara umunsi umwe cyangwa ibiri ni ibintu babiraho transport babaye kwishyuriye bakwishyura ibyo kurya bakwishyura nyine buri nuvuga uri comfortable basic. Nago uri bujye kwirwa utekereza ibintu ngo nk'ibintu ndabikurahe you get not the basic needs. Kandi bura ntago ari buri muntu wese uguha akazi niyo yaba agiye no gukoresha ibintu byawe burya ibyo bintu byose ukora iki ubigukorera the gate. Ariko nyine n'ubundi kubera abari ama company abari established kandi babazi neza agaciro umuntu afite bura barakure bakavuga ati uyu muntu neto mushyiraho azahita agira iki azatwika azatuzanira iki azatuzanira engagement. Kandi iyo bakora especially muri America cyane iyo bakorana kuko America like the porn industry in America is like way bigger than in Europe because the competition
there's so many performers. The competition is so fucking high. Like, you get. So, iyo bakoranye n'umuperformer nka ba Killer Noir, ba Killer Noir umuzi, like ba Killer Noir, ba Anna Fox, all those big girls. Okay, like I watch porn, right? But you don't know. I watch porn. Watching a porn, but like ayo mazina wowe yavuga nkuko wavuga nyine nkuko waza mu Rwanda ukavuga ngo niba uzi Bruce Melody, niba uzi The Bane, niba uzi Meddy. Anje bana manzi ko ndikubwira indangenzi yanjye Wowe like iyo nyine isi uba wibereyemo, like you know, ni yindi yawe tu. So ndimo ndakubwira ariko ndabona abantu bo muri comments barabazi man, muri comment harimo abana bashona barabazi nyabanyarwanda ni indaya loloki yo muri comments ababoro barashona tu. Kuki biri kugera ahantu comment zikahita zihagarara no kubera iki? Like ndabona hari nk'uvuze izina uvuze akarimenya kure Killer Noir. Hari n'ubundi uvuze Killer Noir. Aba bana bateye imbere zamani. Ndi mu mandazi ngo Jason Love. Is it just that nigga? He has a fucking big ding. Yeah, come on, yan. Nico. Ya destroy abantu dupipira tumaze. Gwiki. Mbaro ujya kuri Twitter ujya kureba Jason Love. No kuri kwimana. Jason Love. We Jason Love was so good. Ngo afite urwoga amaboko. Ngo afite dingiri ni ndogo. Kamurebe hano. No, hari n'undi bita Dread. No, Dread way he's the king. Hey, these niggas, niba baba ari ibiki. Ngo Jason nyine Jason bisanzwe Love nk'iyi yanjye LUV. Nangiro nize ngo nitiranwa n'umustar wenda bizagira igihe nabavuga ati se burya baravukana. Ni wafatiye boro. Iyo oya abapfuma benshi bajya kugira amazina ameze kimwe. Like it's not a big deal. Ushobora kuba ufite ubundi umemuona. Urabona iyo video ari kumwe n'uwo mukobwa bamwita Lena the Proud. Uyu nguyu yagiye viral mama. Uyu Lena afite umugabo n'umwana. Naho bafite podcast. Okay? Like an adult podcast, you know, they invite ex performers. Bakakora ibya batatu n'ibiki. Naho kuva yari yagatangiye gukina nyine ntabwo yari yarigeze akora iki akorana collab n'undi mugabo. Noneho kugira ngo nyine bakore iki babe relevant, of course muri industry ugomba kuba relevant, ugomba kuzana ibintu bishyashya. Abwira umugabo ati uyu kibungu ubu tugomba gukora iki, ugomba kundeka nanjye ngakora iki, collaborating. Aravuga ati mu bantu bose nzi ninde muntu. Ako nyine Jason, okay, Jason, he's a big star, of course, like he's really big, he's a big deal. Tipe nyine tipe iyo nyine muri industry hari abantu nyine bari abantu bavuga ati yes, but tipe yubatse izina ariko iyo collaboration yabaye viral, my dear. Iyo uvuze viral muri porn, iyo uvuze ngo byararebwe cyane katuvuge nk'indirimbo ya Justin Bieber ubwo ushobora kubona nka billion views. Iyo tuvuze ngo muri porn kuba yararebwe cyane ifite views nka zingahe? Kanze nguhereza example yoroshye. Urabona Mia Khalifa? Mia Khalifa yabaye so famous cyane kubera ko she has over 100 million views on Pornhub. Do you know what that is? In porn. The competition is too high. Having over 100 million kandi nano biracyagenda mu gihe kizaza mu myaka y'ingahe zaza, she's gonna like even probably have 1 billion views on Pornhub. That's a lot of money. But after umuntu yagiye viral depends on how much views you are getting on different social media, how much attention you're getting, and how much money you're able to make from your ex videos. You get? Hira video yale na Jason. Iri yari exclusive aba nta promo nta n'akantu nakunyeze shyira kuri Twitter.
ariko kubera ko so many people no urabona nyine today's muri iki gihe cya social media ama podcast yabaye menshi cyane. If more than I don't know how many podcasts are talking about you, you are basically like trending on social media back to back. You get? Bani invitinze kuri podcast yawe ngo bivitize yandegera ihora ivuga ubusanga bamwita ngo ni Andre Toit, niba ari Andre Tetu, niba ari Toto, niba ari Ndeo gasweranye na Andre Tate. Andre Tate. No, I'm gonna go like once, oh, you can be able to invite Andrew Tate to your podcast. He can talk shit. Kuko he can talk shit though. So once he can be able to talk. Andrew Tate can talk, yes. Oh, like what the fuck? So nugango kugusubiza ikibazo cyane nugango urebye amafaranga Lena yakoreye kuri la video yonyine kandi urumva iyo ni ureba muri porno ureba n'igihe kizaza kuko it's a long time investment, you get? Kuko right now people are going baragenda bagasacinga Mia Khalifa urumva baragenda bagasacinga n'umuntu wabaye retired already muri industry, like n'ukuntu ushobora kugenda inyuma ukarama game ya LeBron James yakinnye imyaka ingahe ishize urumva streams keep going up cyangwa urwango kugenda ukareba nk'indirimbo ya Chris Brown yakoze imyaka 10 ishize, streams keep going up, so you keep making money from your streams back to back. So if you have your videos on Pornhub and you have your videos on like OnlyFans and all these kind of things, like you count money you're making. That's how shit, because it's about the money. How much are we gonna make from this? You get? Apana gutrending gusa mu Rwanda. Abeg, how much are you making? No, not ubungu say that ubaye professional, like an ex like artist. Can I say artist or video? Okay, you can call somebody a porn star. You can call a somebody a porn star. Ubungu you are like a professional porn star nizina waruhinduye. Ubu twitege ko Isimbi Noeline ahinduye ubuzima aza kuba afite nk'amafaranga nyine menshi. Mba yewe. Amafaranga baratoragura. Okay, nurayiza gukina nka porn 10, nurayiza gukina nka pro 10. Ego sinazigeze se kuzo yeah. Okay, turebe. Budapest na shooting n'amakampani. Reka rero mukanzana nkonye gusobanura ikindi kintu kimwe. Mbere yuko social media iba relevant nkuko nimeze ubu ngubu, mbere yuko ibintu nyine abantu basirimuka mu mutwe, kera hari umuntu wanditse comment ngo inshuti ngo Ducati fish turi hano ngo twakwicyura. Ducati fish n'uduki akosha ntabwo ndi gusoma ongera kanongera ngo fake account. Urabona nk'ubu hashobora kuba hari nk'udu fake account twa Shadibu, twa Bruce Melody, baje kureba ati ashe mwagiye muzana ari account zanyu nk'abahatsi ngereka bagiye bazana account zabo kabatamo ubu Ducati fish turuzuye. Eri ngiye kongera kuvaho nongere ngaruke ntabwo ndi gusoma zahagaze. Bawugaruke nari ntabwo zahagaze. Ibintu ziko we Isimbi wanje we numa ariko sinjye nkumenyere. Ewana ubu bose buzuye hano, bose ku murongo, bose bari hano. Nanjye ndabashuje. Shadibu jotem. Shadibu uri hano. I know. Oh, catfish. Duhe link twaza baraza. Araza kuzi Isimbi Noeline arayibaha niba munashaka. Waza Nzuwena. Ninde wundi insuje ari yakuru peace. Inde wundi Isimbi modo nawe ndakubona mu gakatfi. Anyway ba Kigali boss babies n'ubwa mbere narabavuze muri aho. Uyu niwe inspiration wanyu. Wowe niwe mushaka kwigira. Kigali boss babies muze mwicare mwige. Turababwiye nta kintu mufite mubwira abaturage. Aha niho mvugira ati Kigali boss babies muguma musakuza. Nkashaka nkavuga ati Kigali boss babies bakora iki? Kigali boss babies mukora iki? Nabuze ikintu mukora bro. You don't do shit.
muba muri aho ngaho murashaka kurya hit mu bintu by'ubusazi harishe rero Isimbi wanje Kigali Boss Babies bakora iki mumbwire banyarwanda mwambabare mukambwira Kigali Boss Babies bakora iki nkuzanira umuntu afite icyo akora yewe nkuzanira umuntu afite icyo akora hopeless mukajya aho ngaho abantu bakababesha bakakure nkuzanira Isimbi Noeline Isimbi Noeline twagiye reka ndi koga intoki maze kurya inyama zanjye. So yeah, so narigeze ahantu like twavugaga kungora ese ko ngo ni iki nyine gituma ngo ni iki gifatwa nyine nka viral cyangwa se wagiye viral cyangwa wagize so bihera. Oh no wambajije ngo mbese ngo ugiye kuba umukire. Ugiye kuba umukire ubundi nicyo nashaka ubundi yarabyaga iwanyu uko umuntu atangiye kunyataka kandi ngiye nibarizaga barubye niba narabyaga iwanyu yewe kire kubera ko ngiye ndifunze. What do you mean ngiye kuba umukire? Abo kagira bikubwire nabyo nta kibazo. Ni kuvuga ngo the reason why I was making money on OnlyFans, it was not a problem pay. Ariko no kuvuga ngo iyo ugiye abantu bose ba subscribinga kuri OF yanjye na abantu mba nakoze iki nuvuga ngo na abantu mba nazanye ni traffic mba nizaniye. Okay, so nuvuga ngo traffic rero nizanira most of them ariko nta nubwo bagaye penda bashimira ko ari abakiriya n'aba East African cyane kuko niyo following nyifite East African. So East African people ntabwo ari abantu bari used kuri professional, like you know, like they're not used ku umuntu ashobora kuba ya pricinga video ye ku madolari 100 urumva video nashyizemo uko OnlyFans ntabwo ari ahantu niba nashyize subscription yanjye ku madolari 6 ndi kugira ngo bikorohere kugira ngo ushobore kuba wakora iki wak accessinga account yanjye ukaba wananyandikira nkaba nanabusubiza kuko ntabwo uzanyandikira kuri Instagram ngo ngusubize urumva no matter how many highs you say ntushaka wandike highs by'umweru imyaka 10 ntabwo uzagusubiza urumva kujya kuri Twitter ukiri gukomentinga ubusumi uki ntabwo uzagusubiza noneho kuri Twitter yanjye message zira plots you get OnlyFans niho usubiza honyine niho nsubiza kuba ufite na privilege yuko ngusubiza ku madolari 6 ni privilege ufite na privilege yuko ushobora usubizanya ku madolari 6 attention yanjye is expensive kuko hari people uzikora bari I'm not gonna call them sick but hari abantu bashobora kugetinga off from actually me replying to them you get ndimo attention byonyine bituma muri wowe tugira utuntu dushaza ukahita wumva ndishimye ngewe kagewana abanyarwanda no niyo mpamvu ndibona kubwira ngo kugira iyo privilege hari n'abafite king yo kugira ngo mbavugishe mu kinyarwanda kuko araza akanyandikira akambwira ngo talk to me in Kinyarwanda. You see, that's a king. Like why would you want me to talk to you in Kinyarwanda? Ukahita umubwira ngo ongera ku ngati na madolari iyo ni king. That's a fucking fantasy. Ati mvugisha mu Kinyarwanda. Oya none harumbwira ngo nyohereza voice note uvuga amagambo ya mu Kinyarwanda. Nkaya amagambo y'indani amwe nawe ubwawe uratekereza mu kumva guteye isoni kuyavuga. wambabari ukambwira nka example. Oya sha ntabwo najya kuvuga abakiriya bajya kuzugurumva there is a client what do you call it, I don't know, in muri law barabyita ngo client lawyer privilege ni privilege ni biki. So hari privilege there's of course it's like I have to ngomba nyine ku respecting a privacy y'umuntu wangiriye icyizere akavuga nje kurura mwana rero you know ariko you get ukumva umugabo w'umunyarwanda arakubwiye uvuga urugambo wenyewe. Isimbi dashyira bimenya gutubwira ibyo bintu babisa gute ni ikihe kintu umuntu yakubwira ubwenge. Hari abanyarwanda bafite
hari igihe natekerezaga iyo utaragira mu bintu nk'ibi ngibi abagabo babirabura ni ibintu tumenyereye vuga ngo ngibyo ni iby'abazungu kuko kandi koko abazungu nabo babikunda ariko ntabwo umenya ko kings abazungu b'abazungu usinzi wenda abagore bo barono ariko hari n'abakobwa nyamo n'abasubscribe bakambwira ngo ngende umukobwa barono ariko nyine like probably like in English like oh I'm a girl blah 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 just wanted to see your content ariko hari kings cyangwa ibintu bituma like uba wumva ntago just kureba intuza video ukikinisha ntago ari byonyine abantu baba bashaka kugira ntago ari byo byonyine urumva hari abantu bafite zino kink twita kari z'abazungu whereby they want to be dominated, they want me to dominate them, they want me to be so ruthless, so cruel, so ignorant, no, so arrogant, insult them, like like it's basically like dominant submissive kind of relationship. Like some guys want me to dominate them and but the thing is the theater is your kink is very expensive kubera ko I don't know I'm also gonna be started I'm gonna actually start doing BDSM and become a mistress. Like white men, they'll worship me. I'm like a black goddess. Do you understand? I don't care if you see me as a fetish fetishize, whatever you want to do, but pay me. If you want me to dominate you, I will dominate you, but pay me. Because that's a very, very expensive fetish. You get? It's only fetish abagabo bishyura bakavuga ati rwose goddess n'ubutaka ugendaho nzumva I will kiss the ground you walk on. You're playing. Niko abanyarwanda ntabwo baramenya ko it's an expensive. Like having me as your mistress or as your goddess, it's very expensive. Like it's not $50 or $100 I sell my video. For me, kuko hari sinzi nabyemeye kubivuga hano kuri Instagram ariko. Ibihe mu Kinyarwanda. Oya ntabwo mu Kinyarwanda. Okay, nje kuvuga mu Kinyarwanda. Muri BDSM ni standing up for B. What does B stand for anyway? Nanjye ubwo giye no kwa mistress nanabizi ngoma no kubiregura byibukamenya. Okay, reka ntangire kuri B, hari B, hari D, which is standing for domination. So domination is basically kudominatinga nka ukaba nyine uri munsi yanjye, like uransingiza ndi imana yawe. Urumva? Hakaba B, D, hakaba S, BDS. S is you being submissive to me, submitting to me, being my toy, being my dog, being my working carpet, being anything. Like you korera. Ngango like urakantu kanje nta gaciro ufite, hari abantu ibyo bintu bari psychological. Ibi byose ni ururimi rwa prono. Byose biri ntago navuga ngo ni langage mu gifaransa twavuga langage. Byose biri muri kategori navuga ngo it's sex work basically nakazi kari different. ntago buri muntu wese areba porno y'abantu bari kurongorana ngo bari bwarangiza gusa. Hoya hari umuntu urangiza ari uko wenda mututse ngavuga ati wangegera wagatsindwa n'Imana we. So ibyo bikaba ari byo bintu bituma yumva muri we. Sabe turagusuhuza muri catfish mu account kawe. Ako Sabe ntajya areba live. Sabe niwe muntu wa mbere ureba live zanjye. Ariko mu catfish we n'umugore we bari uzi ko njya ntekereza ko Godfather gives me the vibe that he's into BDSM. He's like he likes to be dominated. Godfather asa nk'umuntu ukunda gutera kanyamerika, yarangiza akirangiza gutya kongera agafata isabune, yarangiza isabune agafata iyindi y'amavuta. Mbese afite umugore we, afite abagore batatu, isabune, amavuta, gikotori na vaze. Ni ukuri ukuntu ajya avuga kuriya confidence afite ibivuye gutera kanyamerika. Hari koma
nyine nibyo ndikubwira rero sheri wanje like to be like nyuzemo neza audience mfite ni audience y'aba East African cyane so n'abantu barakomeye cyane kudiringa nabo kuko ntago umuntu tuvuge arasubscribinga ku madolari ya 6 kandi urumva ku madolari 6 yishyuye OnlyFans kuroki 20%. Asigara nubwo niba wenda wakuye niba ari 6 wenda bagakurongera wenda nka rimwe n'amasenti 50 urumva wenda agenda wenda ashaka kujyana wenda na mama amadolari 4 na make ageraho ku bihumbi byawe 4 by'amanyarwanda urumva udashana n'ubu nta ndaya mu Rwanda ubu ngubu yanakwereka amabere yayo nazivuga ngo ziraciritse zo ku muhanda zo mu migino nta ni yakwerekana n'imoko ku bihumbi 4 kumaze umva kantu igikobwa numvise kavuze igikobwa kimwe cyavuze cyarimo kiravuga ngo Kasuku yarakirongoye nakishure Nyakunda iby'ubusa ntabwo bazi ko akarakazi abantu bakora iki sinzi impamvu abantu bafite iyo mentality yo gusuzugura umuntu ngo nuko ngo ni indaya ngo indaya ubundi indaya ni iki niko se nyirumurizo wakunaniye uwo murizo wawe ujya kuzengurutsa mu bitsina by'abandi wajye usodeka muri matero ubundi ko ariyo waguze uba wumva ufite uburenganzira uwo Imana yarakuremye iguha uburenganzira ngo mu Rwanda ibihumbi 50 ugiye kugura indaya ngo ibihumbi 50 nawe ukibitanga ngo ni menshi ngo ibihumbi 50 ngo urongora iyo ndaya ngo karongora na murumuna wayo ngo karongora na nyina ngo karongora n'akana kibyara urumva ko wakize nta kibazo sheri umva nkubwire sheri buriya rero buri professionnel wewe buri professional yose buri kazi kose kagira iki kagira inzego niyo mpamvu hari mukuru umudugudu hakaba na president w'igihugu urumva bose bafashanya kuyobora igihugu urumva urumva neza buriya izina uburaya cyangwa se ibyo twakwita prostitution cyangwa iki urumva kuba wakexchanginga amafaranga in return yo kugira ngo wenda umuntu abe ya performinga sexual acts on you cyakaba akaba ari ibintu runaka umukorera akaba yakoresha Banyarwandakazi ndashaka kubabwira njyewe nicaye ndimo ndiga ariko ndashaka ko munyandikire kugira ngo twikomereze turimo turatwika munyandikire muri comment muvuge ngo gake gake munyandikire muri comment gake dukomeze gake sheri waje hano hari umubibi wanjye dusigaye twikundanira we Claudine ni nzaze ejo gake gake niyigira Kasuku ndi hano gake ndimo ndiga munyandikire muri comment ngo gake sheri nani ndagusobanurira nkubwira ngo nayo 50 nayo 3 nayo 2 nta kibazo niba ariyo mwumvikanye ariko pana kugira mentality yo kumva ko ufite uburenganzira bwo kuba waryamana n'umuntu cyangwa hari ikintu yagukorera kiri sexual yo kugira ngo ube wakwifasha kurangiza ukumva ko udashobora kumwishyura nukubera iki ufite iyo mentality yo kumva ko ufite ni nkaho it's your right. What do you think you have the right to have access to somebody's body for free? Are you mad? Yeah. Are you mad? Ayariyo yose mfa kuba mwayo niyo bandi ngo hari category buriya muri industry mugane Isimbi ibyo uri muravuga nibi kubera abanyarwanda bitwaza umucyo ariko wowe uje umucyo atari ushize imbere ushize imboro yawe imbere sibyo ra oya nta umuco byo ngibyo ni bigambo umuco nibibamo gusambana umuco nago murimo gusambana nawe warenza umuco ariko kuba ngusabye amafaranga urimo kumbwira ngo kandi ngo ndidaje ngo naguhera ubusa ngo ndi umwana ngo mpera ubusa ngo ufite umucyo nanjye ibi bintu nangiye kubyumva Isimbi umuco Imana ko yaturemye kaduha udupipi ngo tudukoreshe Imana arategera avuga none Imana yaraturemye iravuga ati bantu ni mugende mwororoke
ni Imana yaduhaye izi private pass dufite kuko nizo zidufasha kuba productive, nizo zidufasha kororoka. Ariko nyine abantu bigize abanyabwenge cyane bikoramo business, urumva. Niba rero ibintu mwarabikozemo business bantu batubanjirije, reka rero tuyarye. Buriya ngiye bwira abantu nkabwa ati aha board niyo zahabu ubu ngubu igezweho. Hehe ntago mbora bakwenda aho nayobwa aha ngaha niko aha ngaha ku masura yacu Imana ababyeyi bacu baduhaye aka genetique kezo ntago dufite ibizubi bwataye ngo ibita turafise hano niyo gold. Mboso uramuzi Mboso kwabayeho muri Tanzania umuhanzi Tanzania arimo hano oya hari show afite ndabona promoter we hano ari muri Canada, ndabona promoter arimo arashiramo link abantu kugira ngo bagure amatike, so buri muntu wese ari muri Canada. Show ya Mboso izaba muri Toronto. Iyo verification nuza account iri verified yitwa PCK official, niho bagurira amatike. Shiramo ugende ugure itike ya Mboso muri Toronto itariki 2 guys. Mboso kan umutanzania araba ari muri Canada muri Toronto itariki 2. Amatike 45 and 65 uyiguze online, 85 ku muryango, and then nuza ni 120 yawe yajyane ku ruhande umvaga suko no kwibera ryo rihagaze nako ryaguye aravuze ngo nuza ya Mboso ngo ni wowe scam wa mbere ujya gushaka ababyeyi b'abantu gaswera. Official PCK ongea na Godfather huo, ongea na Godfather hapo chini, ongea na Godfather vugana na official PCK promotion ikomeze urumva. So I was saying basically nta right ufite, nta burenganzira ufite bwo kumva ko uri entitled ku mubiri w'umuntu, urumva. Kubera ko ntabwo abakinnyi bajya gukinira muri apire bafite kaguru kabo kazi gucanga umupira, ntabwo bapire babyati guru dukinire, ntabwo tuzakwishyura kubera si utanyishyura. Kuki utanyishyura niba wumva ushobora kuba kuko se ngenda ngewe niyo nshaka nanjye nshobora kuba nanjye nshaka gukora ibintu pe, ndagusaba uje nkabona nshoboye kukwishyura, nakwishyura. Ntabishoboye nikomereza. Niba umuntu akwishyuje ntubishobore, abagabo no bahita baso intimidated kuko men cannot take rejection so well. Men don't know how to take rejection so well. Their ego cannot allow them to take rejection. Then bagatangira ku insulting iki abana babandi, yaba batipe cyangwa se abakobwa. So honestly, just learn how to know that nta burenganzira ufite ku mubiri w'umuntu, urumva. Wari wagurisha wigeze kugurishaho umubiri wawe mu Rwanda? Kugurisha gute se? As in uko bagura indaya mu Rwanda ariko ari mu Rwanda. Nigeze mpagarara ku muhanda niba ari byo muri amazi. Uhagarara ku muhanda. Ngiye umuhanda nahagazeho ndakabobo kibera Kigali kisha. Ako reka mubwire ngiye nahoze ntinya bura no kugera muri porn industry byatumye hari ibintu bavuga hari trauma uba ufite mu mubiri wawe ituma utabana open to have sex. You get? So for me, I grew up with a trauma kubera ko nahora nturirwa karakana mkazatwara inda karakana kazabyara kazasida ibiki. So nkurana trauma yo kutaba open ngo nanjye enjoying sex nk'abandi bana, mbe teenager boyfriend, nagiraga boyfriend papa kamwiruka nako komayoga komaka akamwirukaho, urumva. Nakwigirira gacuti bakavuga ati dore ka ntabwo nyine urumva nuvuga ngo nakuranye mentality just yo kugira ngo ni surviving rebo nibyo ndya mbona ko kuryama undi nibere ibintu byo ngo boyfriend nta uzko no kugira ngo nanjye zangaha ntinagira umuntu nita ngo ni boyfriend ngo this is my boyfriend. I've never had a relationship, urumva. Now I'm capable of having a relationship but I don't feel the need for, because
ntabwo nigeze ngira imyaka y'ubutineja nk'iy'abandi ngo ngire boyfriend ngire heartbroken. So buriya rero ntabwo nakuze burandi no mu Rwanda ntabwo nakuranye mentality yo kuvuga ngo da having a sex n'iki ku myaka mike n'ibiki. So byaje nyuma niyo mpamvu nagize muri industry. Icyo nshaka kubaza, mu Rwanda wari wagurishaho umugabo mu Rwanda mukagira ibiciro mugaciririkanya akavuga ati shyira ku meza hano jewe mu Rwanda? Ati ikintu cyambayeho da urumva noneho niye kubona mbona nimero irampamagaye. Reka suku agira ibyo akubaza cyangwa ntabwo mushaka? Rese mbanze mvuga iyi story ubundi tumushyireho. Urumbaje nyine ngo ese hari umugabo nuvuga ngo mu Rwanda njyewe ubundi ndi an open book. So abagabo benshi of course bari intimate ntabwo bashobora kubonana, like ntabwo ashobora guhura nanjye muri public, urumva ntashobora, like bari very intimidated by me because for me I'm an open book. I don't give a fuck. I'll fuck you up if you try to fuck me up, okay? So ntabwo uzuko no mu Rwanda ntabwo ndyamana, nukuri sindyamana uretse iby'amafaranga no na for fun sindyamana, kubera ko first of all ngo kubita price ubutwawe bakahita bigira ngo tugutwe. So rero urimo urakurikira Kasuku? Mushyireho aze ducangire kuri iryo bere ryo. Kasuku gwino hano mumbabarire ntibabintambara ndabazi. Akusugu urabona ngenda Gasuku kweri twarwana. Gasuku rega buriya reka mubwire buriya ngo harya ngo ashondana abahuje amahembe. Je yo bimeze bite? Niba guhamagara ukatwikira live. Wowe iki? Niba guhamagara ukatwikira live udusanze amahoro umugabo buza kuri live mukaguma guhamagara igahagarara. Oya telefone none ifite hanga mu ntoki hano ntabwo gikunda. Naje simbi namwiteguye gukomeye cyane. Wi-Fi bayikatabuze yo kuyishyura Wi-Fi amadolari 30 yabonaniye kukwishyura. Yesu we Gasuku Isimbi buretse gato reka kumvanga ureka kujijisha abanyarwanda kandi Dumba kino kiganiro uze kumbabarira ugisigeho. Ndagisigaho ari ukuntu ujye usiba ibintu mbabarira ugisigeho. Isimbi no kubona ari ejo bundi yaraje arisanzura hanga Dumba usigaho duteza abantu nawe. Isimbi niko tuzana Isimbi kuri live kubera iki ntamuzana? Oyi usigaho duteza abantu yaraje arisanzura hanga hamvugaho ahubwo noneho Isimbi ngewe kuza live nanjye mba numva ari ishema cyane. Uretse gato no mubwire Isimbi urumva urabyibuka aza atarakoresha sajari kera. Ntabwo nigeze nkurana na Isimbi atarakoresha sajari. Nari umufana. Wewe mwamenye yarakoresha sajari. Nyine wewe mwamenye yarakoresha sajari. None ngewe muzi we na murundi kazi no nataramenyana na Isimbi. Cyoko hari agaponi nabonye uri kumwe na murundi kazi. No ngewe umbaza mubwire aba ngewe n'abantu nafashaga mbatwikira mvuga ati nutwara dutuma ibobo turashakira ibiribwa uri kumva nkabafasha nkabatwikira nyuma baje kwinjira mu bintu binini cyane hari ibintu ngiye bindenga uri kumva wafashaga babanza kwinjira mu wafashaga nko gufasha Jackie. Mubwire Isimbi jya kurabuzi ngewe iyo utangiye kwinjira mu bintu binini cyane jya kurabuzi Jackie nawuzi aramuzi yewe gusa twese uretse no byatwijijisha ngo runaka ntabwo muzi kandi uhora kuri za Instagram n'ibiki abantu bose tuba tubaza ahubwo ari igihe urebana nk'umuntu ukavuga uti umuntu ntabwo namuvuga uriko tuba tubazi. Jackie ntabwo muzi. I'm not going to, why would I lie? I don't know how. Jackie ni umukobwa wanjye wa mbere mu gihugu ubu ngubu noneho utwika arenze n'abaca ndi gukora. Entertainment yo mu Rwanda nyikurikirana rimwe. Si ngenda nagira ngo dushyire ibintu dushyireho umucyo ku kintu cyo kuvuga ngo nagiye iwanyu. Shabyo narabiresha uretse gato ubushize wabivuzeho ntabwo nabonye amahirwe yo kuza kubivugaho
reka tubivugeho kuko nicyo kintu kinzanye ngewe cya mbere na mbere. Ushaka kunkoramo content se ngizogiye gukoramo komayi nta makuru nguhaye uzajye oya ngewe oya ntago ari ukuvuga ngo ndimo gukora content ni n'amavu nabwiye abantu bari aha ngaha ba YouTuber batagira content ndavuga ni mwe muze muri coding ko mugiye kubona umuceri kuko aba YouTuber bo mu Rwanda ntago bagira content sibyo navugaga se ntago bazi creating ubundi yuri mu content creator uba ugomba kwicara nyine ugasoma wamara gusoma ukagira ibindi bintu nyine ndavuza kuza kugeza ku bantu ushobora gukoma ariko ukanigishamo gato urabona Isimbi ntabwo yagize amahirwe yo kwiga ariko